Uyu Manuel waje gukora ibisanga ibidashoboka ngo agasambanya inkoko bikarangira inkoko ihise ipfa. Ubusanzwe yarasanzwe aragira ihene z'uyu mubyeyi wari waramuzanye ngo ajye amufasha mu bijyanye n'imirimo ya hato na hato. Gusa ariko ngo uyu munsi yagiye kubona ibintu byahindutse ngo bitewe ngo n'ibitabi yaramaze igihe anywa ngo abuze ngo umukobwa hafi aho ngo ahita yadukiriye inkoko ahita yisambanya ngo bagiye kumureba basanga ku gitsina cye ngo huzuye amaraso ngo ndetse no mu kabuno k'inkoko naho ngo harimo amaraso menshi. Umusore witwa Manuel bamwegereye ngo ahita yemera ko yasambanyije inkoko igahita ipfa. Umubyeyi mu gahinda kenshi ko kubabazwa n'ukuntu inkoko yasambanyijwe igahita ipfa arimo aragaruka ku rupfu rw'iyi nkoko. Ndamugani rero mbonye inkoko iruhande rwe rubanza yayishe. Uramubwira? Ndamugani mbonye inkoko iruhande rwe rubanza yayishe. Aranyegera, amaze kunyegera duhita tujya kureba umuhungu dusanga inkoko yapfuye. Inkoko tuyifashe dusanga inkoko umutekano arambwira ati yayirongoye kuko yayuzuye amaraso, naho ngaho yarari hari amaraso, inkoko yuzuye amaraso mu kibuno cyayo. Ahita amubwira ati ngaho kuramo iyo panaro, yanga kuyikuramo. Ati urayikuramo? Ati ntabwo nyikuramo. Yumva igize isoni yuko mari. Hahise haza undi muhungu bamujyana hirya bakuramo basanga ubwambure bwe bwuzuye amaraso ya nkoko. Ubwo rero nibwo twahise tumuzana ku kibuga tuje kureba umuyobozi. Birangira umuyobozi ahamagaye kuri polisi, ahamagara komanda amubwira yuko ari mu mayaga yagiye kwibuka adahari ariko agiye kutubariza uko turi bubigenze. Yaratinze ku buryo amaze mu isaha n'igice tutegereje igisubizo tukimufite n'inkoko ihari yapfuye nyine ayifite. Abantu bayibonye kera kabaye rero nahise nza hano mu isoko mbesigira ubuyobozi baza kumpamagara bati ngwino tukubwire. Ndagenda barambwira ati rero komanda atubwiye yuko uwo muntu mwamureka akagenda akajya iwabo mukamushyikiriza iwabo. Kubera yuko nanjye umushumba n'umuntu wamunzaniye nahise muhamagara, nawe ahamagara uwamumuzaniye kuko yaje bamutegeye moto ndamwishyurira. Birangira tumuhamagaye uwo muntu wamuduhaye nawe biramutungura ati ntabwo mbyumva. Ahubwo umwana yarabyemeye, umuhungu yarabyemeye nyine ko ari byo kandi byaragaragaraga ko ari ukuri. Yitwaga Manuel ariko nini narinzi. Yaramaze igihe gito. Yaramaze igihe gito nk'icyumweru n'igice. Inkoko byarangiye muyishinguye? Inkoko byarangiye ubwo aho bayijugunye simbizi ko yayineye ubwoba pe. Yuzuye amaraso. Murakeka ko ari ibiyobyabwenge? Ni ibiyobyabwenge. Yanywaga itabi? Ushobora ko yanywaga urumogi ntabwo nari mbizi. Kuko imivugire ye nuko yambwiraga ntabwo ariko nari nabibonye. Nabonye ko afite ikibazo pe. Yari afite ikibazo. Nimba ari inzoga yanyweye, nimba ari urumogi yanyweye, gusa yatukuye amaso. Ubwo byarangiye rero duhamagaye tumwohereje iwabo ngo ni Mututu. Uyu mubyeyi kandi avuga ko ngo iyi nka yangaga ngo uyu mukozi ngiyi bitamwangaga ngo nayo ubwayo ngo aba yarayisambanye. Ntibyaguhugije abakozi? Byamugije abakozi. Nishije cyatumye aravuga ngo inka ndashaka nayigurisha ahubwo. Kuko byaniye ubwoba kuko uyo mama asanga ari umwana w'umukobwa mutoya wenda yakagombye kuba yakamugiriye nabi. Ahubwo yagagombye no kujya no kunywa nuko inka nari mfite yamwicaga ntabwo baziranaga nayo. Ubu n'inka iri kuzashiduka yeye kuzayijyaho. Ku ruhande rwa Munezero Bonaventure ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Nyagatovu aha ni mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kavumu. Ahamya nawe iby'aya makuru akanashimangira ko inkoko yahise ipfa. Nabonye ari ikibazo kidasanzwe aho banzaniye umusore rwose wafashe inkoko ku ngufu. Iyo nkoko yayizanye yapfuye nuko nawe basanga afite amaraso ku gitsina. Aramubaza atinya kubivuga ariko biza kugera haranabyemera. Avuga ngo iki? Avuga ko yayifashe nyine kenshi cyane. Yavuze ko yafashe ku ngufu yayisambanyije. Yahise ipfa nuko yapfuye. Uyu mukozi wakoze aya mahano nawe yahise ahambirizwa ku manywa y'ihangu gasubizwa aho yaturutse. Ni inkuru y'Amahoro Samusoni mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.